Yes, reka nkusuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza, nizere ko umeze neza, nizere ko uri amahoro. Uwa gatanu mwiza nubwo uri kurangira. Hey, ukamenya ko niba ninjiye gutya, ukamenya ko niba ninjiye gutya, nzanye Zandani muri ekipe yitwa APR nyamukandagira mu kibuga kikasi imitutu. Zandani muri ekipe yitwa Rayyon Sport gikundiro cy'abariyo. Ibi bintu birakomeye mw'abantu. Ubwo rero ukamenya ko kuri Sawa TV twahageze, twaje tuzanye nyina makuru y'indani. Murabizi twe nago tuvuga ngo Rayyon Sport ngo yakoze imyitozo. Niki cyatuma idakora imyitozo se nyine? Ahubwo wenda itayikoze nibwo twabivuga. Hakuza kukuvuga ngo Rayyon Sport ngo yakoze imyitozo, ngo APR ngo yakoze imyitozo, ngo urumva ayo ntabwo ariyo makuru twe tuzana. Oya, twebwe turagenda tukazana ahubwo niba yakoze imyitozo ni biki nyine by'ingenzi bya bindi by'indani utamenyera ahantu hose byabereye. Ibyo rero nibyo tuzana. Amakuru mfite ku cyumweru kuri equipe ya APR sibwo izakina saa 9 hano kuri Pele Stadium. Amakuru mfite ku cyumweru, reka nyaceceke ndaje nze nyagaruke mu kanya. Muri Murera namenya amakuru, hari abafana ba Pele bari kuvuga ngo Murera ngo yamaze kohereza ngo sheke muri Mukura, ngaya manota ngo barayakeneye ku buntu. Ibyo byose turaza kubikora, turaza kubikubwira muri iki kiganiro. Ni nayo mpamvu ngubwira ni wakabaye waramaze gukora subscribe kugira ngo ujye wakira amakuru nk'aya ngaya. Niba ushaka kujya muri groupe yacu ya WhatsApp, groupe y'abafana ba APR, groupe y'abafana ba Murera, nyandikira kuri nimero 0780973872. Unatunge nimero yanjye nta kibazo, upfa kutamamagara gusa. Unyandikire kuri WhatsApp 0780973872. Ibyo ngibyo na mahitamo ya kabiri. Ubunda ya mbere ni ugukanda kuri link ya titre, ukikanda witinguka kuri WhatsApp. Iyo WhatsApp nyine direct witinguka kuri muri groupe yacu ya WhatsApp. Ni groupe yitwa Sawa TV Family, aho inshuti, abavandimwe, abakunzi bakunda ibiganiro dukora umunsi ku munsi bahurira. Ubwo rero niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, ukande kuri subscribe, ufungure notification. Niba urasanzwe kandi wibuke gukanda like, wibuke gusangiza inshuti zawe. Igitekerezo cyawe ni ingenzi kuri twebwe. Uwitwa Murungi Emmanuel ndamusuje sinari muherutse, nabonye igitekerezo cye kare. Ngo Dawuda ngo waramugurishije, ngo urumva ngahanga ngo maze kumutanga henshi. Tuzabireba mu mpeshyi niba zaguma muri APR. Nahagumanye nzaza nsaba imbabazi. Narababwiye ngo ngiye ninkora transfer, iyo transfer igafailing nzaza nsaba imbabazi. Nuko nabikoze kuri equipe ya Rayyon Sport, nkavuga ni muhire Kevin nakina next season muri Rayyon Sport, nzasaba imbabazi. Muhire Kevin, uwitwa Adama Bagayogo nakina muri Rayyon Sport next season, nzasaba imbabazi. Nibiganiro biba bihari, nge nago nyansiba ibiganiro bihoraho, amajwi azagumamo. Uzayazane uzajya ugakata ko wumva nzasabira imbabazi, nzasaba imbabazi. Uwitwa Seidu Dauda Yusuf muri APR nahakina, nzasaba imbabazi. Uwitwa Ariuswani nakina muri APR next season, nzasaba imbabazi. Ibyo ni ibintu nge mbibwiriye. Uwitwa Pavel Nzira nakina muri APR next season, nzasaba imbabazi. Nyandikira kuri nimero 0780973872 mushyire muri groupe, kuko aya makuru kimwe nandi yose tuba tutari bukubwirira hano muri groupe tuba twamaze kuyaganiraho. Ibitekerezo abantu bari kugenda babitanga, nshimira abantu bose bari muri groupe, cyane cyane abashyashya ndi kugenda nshyiramo rwose. Ndabashimira cyane pe, ndabashimira cyane. Mwakoze ibishoboka byose ngo munyereke ko mu nkunda, nanjye nzakomeza mbahe amakuru ku gihe. Hanyuma rero ntabwo nshaka ko dutinda, twinjire muri APR. Duhere muri APR, duhere muri Murera. Ariko twahereye muri Murera, reka duhere muri Murera. Ariko mbere yuko nataka aya makuru menshi cyane, iminota 30 ishobora kuza kumbana miki.
kandi ntabwo njya ndenza iminota 30 murabizi kuko gukora iminota 30 ntabwo ari ibya buri wese. Mubwiye ngo ngwino ukora ikiganiro iminota 30, ibi mamumbwira ngo mba ndi kuvuga muri style ngo yaguri cyangwa yaguri, mushaka nyine ngo nkore nk'amakuru nkuri gupresenta amakuru. Bro ntabwo wabikora iminota 30 utari gufata akaruhuko, uri gukora ikiganiro nk'iki kuri vibes nk'izi. Bro ntabwo ari buri wese waza kuri mikoro ngo avuge iminota 30 non stop in this way, ntabwo ari buri wese. So reka rero munyemerere mbere yuko twinjira muri Murera, njyewe ndinjira muri stade Amahoro, niho ndibuze kwinjirira muri stade Amahoro, niho ndaza kwinjirira mbere yuko nataka Kigali Pele Stadium. Ubwo ni AP ni Rayyon Sport ndaheraho nkurikizeho APR. Ariko mbere yaho gato, ibintu bibera mu mupira wacu nibyo bintu nyine bitangaje, niho hantu haba utuntu tw'udukoryo, niho hantu haba utuntu dutangaje. Ukibaza umupira wacu uzatera imbere byagenze gute, abantu bacu bazaba abanyamwuga byagenze gute. Mu kanya gato kashize n'umukino nindi kureba kuri Kigali Pele Stadium, equipe ya AS do Kigali yari irimo irakina na Gasogi, ariko ibibereyeyo ni bitangaza gusa. Ubundi izo ni match najya ndipotinga, izo match ntabwo njya nziripotinga ngewe akenshi, ngurumva ngi nini ntabwo njya nziripotinga. Ariko ibintu byahabereye byatumye ngomba kugaruka kuri uyu mukino. N'umukino equipe ya AS Kigali yari irimo irakina na Gasogi nk'uko nari mbibabwiye. Umukino ugeze ku munota wa 70 yego munota wa 70, umutoza wa AS Kigali witwa Shaban asimbuza kapiteni wa equipe ya AS Kigali yitwa Haruna Niyonzima El Maestro, Haruna Niyonzima Baba Mzazi, fundi wa soka n'amazina menshi cyane. Muri Tanzania utavuze Baba Mzazi cyangwa se fundi wa soka ntago bamumenya. Haruna Niyonzima naryo baza uramenye n'ubayobye, ni Baba Mzazi. Baba Mzazi cyangwa se ukavuga uti fundi wa soka Haruna Niyonzima, urumva. So ukuntu byagenze rero, uyu Haruna Niyonzima yasimbuwe n'umukinnyi witwa Nshimirimana Jospe. Uyu muramuzi muri Kiyovu Sport niyo yabanje kumusinyisha mbere yuko umwaka w'imikino utangira, ibura amafaranga, imupapuye equipe, imupapuye Murera. Yari imupapuye Murera rwose. Muri uku kwezi kwa mbere byanavuzwe ko Murera yamushakaga witwa Nshimirimana Jospe, ariko ibiganiro menya bitaragenze neza. Murera yaravugaga ati uri umukinnyi usanzwe uri aho waya, ntabwo turaguha amafaranga rwose, ntabwo turaguha amafaranga menshi, cyakoze turaguha yo kwiyestara nyine mu mafaranga ari aho ngaho, atariko amafaranga yo ntabwo tugira dute, ntabwo tuyaguha. Urumva umutaramu ubwo yinjiyemo ku munota 70 asimbuye witwa Haruna Niyonzima. Haruna Niyonzima abantu bose barebaga umukino wa AS Kigali ndetse na Gasogi, niwe mukinnyi wenyine wari urimo wa AS Kigali, niwe mukinnyi wenyine mu bakinnyi b'imbere bakina gukabona ko byibuze maybe igitego cyaboneka. Haruna Niyonzima nawe yatunguwe no kubona uburyo ari kwitanga, uburyo ari gukina. Umutoza avuze ngo vamo, umutoza avuge ngo vamo, urumva. Ariko ibyo si ikibazo, ni tactique z'umutoza nyine. Umukinnyi ashobora kuba ari gukina neza bitewe na tactique z'umutoza, kuvuga ati nubwo ari gukina neza n'ubundi ntabwo ari gutsinda, kandi aho bigeze dukeneye no kudefana, aho bigeze dukeneye kugarira, kuko aho kugira ngo dutakaze twanganya n'iri nota turarishima, biterwa na tactique z'umutoza. Noneho Haruna Niyonzima, ngiye ku ruhande rumwe, ngiye Haruna ntago nigeze mwumva, nako nta nubwo ari ku ruhande rumwe atoro. Haruna Niyonzima ntago nigeze mwumva ko nta shingiro na ritoya afite ryo kuvuga ngo umutoza aramusimbuje nga arivumbuye. Haruna Niyonzima yivumbuye, ntiyagera no kuri bande touche. Haruna Niyonzima yakomeje aragenda ajya muri vestiaire. Ibi bintu ntago ari ubwa mbere Haruna Niyonzima bikora, cyane cyane ari muri AS Kigali, nyine aba yumva ari umwami pe. Haruna Niyonzima n'abataramu bo birubavu benshi bagira akantu ko kwiyemera, kumva ko nyine uri Kongo, kumva ko utasimburwa,
kumva kuri kapitene ngo niwava mu kibuga, kumva ko man bro n'abakomeye batari wowe barasimbuye, sibyo? Na Lionel Messi ntabwo yasimburwa ngo akore biriya bintu, sibyo? Si finali wenda ngo haragaye gushaka guca, ntufite ibitego bibiri wenda ngo warugiye gutsinda hat-trick ntushake, ariko baragusimbuje bibi kibazo. Okay, ibyo ntago wenda ibyo ngibyo nubwo byabaye ikibazo cyane, ahubwo ahantu byahise bikomerera, ahantu byahise bibera igitangaza, n'ahantu umutoza nyuma y'iminota itageze no muri 15 urumva yahise abwira uwitwa Nshimirimana Joseph ayosha ibintu bibera mu mupira wacu yahise abwira uwitwa Nshimirimana Joseph ngo va mu kibuga ndagusimbura. Umukinnyi ntiyabyumva, ariko se uretse no gushaka kwica umukinnyi mu mutwe no kwica vestiaire yawe, niba wakoze ikosa wakemeye iryo kosa nyine ukaryirenge, ni ngombwa ngo ukereye ikintu kibi muri vestiaire yawe. Aya nama ikipe tuba tuvuga ngahatanye ngo ni naho hantu utinyira. Reba nk'iyi shampiyona yacu hano igeze, ikipe ya mbere n'iya kabiri ziri gukubana, ariko naho harimo amanota 4, ariko iya gatatu iracyaraho, niyo ngiyo ya Kigali iracyarahira cyarwana n'amanota 30, izindi ziri muri 40 na 50, sibyo? Iyo ni ikipe ngo izaza guhanganira, ngo niyo kipe ngishobora kuzatwara igikombe ngo nyuma ya Peri na Rayon Sport, ngo niyo kipe ngo uziko no mu Budage ubundi usibye mu Bufaransa hari ikipe imwe yitwa Paris Saint-Germain, ariko naho niyo mpamvu nyine ubona shampiyona zaho, ubona nyine amakipe yabo muri shampiyona ntago usibye Paris Saint-Germain nyine yo yonyine, nta yindi kipe ku mugabane w'Uburayi urya wahura nayo yo mu Bufaransa ngo ugire ubwo biheze. Monaco, Rennes, Lyon, Ziheze, Brest, yapa. Niyo mpamvu nyine ubona ekipe ya Paris Saint-Germain ihura ni Brest byigeze guhura mbere yuko bajya guhura na Liverpool, igasezererwa kuri aggregate ibitego 2. Uyu mupira wacu what's going on? Ibazi iyo ni ikipe iri inyuma yihatanira igikombe, donc ni ikipe nyine twavuga ngo ni second class, ariko ibaza usimbuje umukinnyi yego avuye mararakaye, none n'umusimbuje uhise umukuramo. Mwebwe iyo umutoza asimbuje umukinnyi agahita amukuramo nari minota 10 ishize, uwo mutoza abashatse kugaragaza ko ari umuswa, donc uba wi-expose. Ariko ngiye nyoberwa n'ibintu Shabana atoza muri Kigali, niba sinzi ikintu bashingiye bamu akazi, ariko ntabwo Kigali ari ikipe yo gutozwa n'umutoza nka Shabana. Tujye tuvugisha ko uriya n'umutoza wo gutoza za Marine nayo ntabwo yayishobora, sibyo? Kuko Rwasamanzi even mwiza cyane kurenza Shabana. Ndahamya nashidikanya ko Shabani aramutse avuye muri Kigali nta yindi kipe yatoza ikomeye hano mu Rwanda niyo yayitoza yamano. Uyu Shabani ntabwo ari ku rwego rwo gutoza ikipe ya Kiyovu. Uyu Shabani ntabwo yatoza Mwazi United, cyo kuza yatoza Vizi nayo ikamunani. Ariko ugatangara ukuntu umutoza mwunguwo atoje, cyakoze ku ruhande rumwe ndabyumva. Kigali yatangiye nyine ifite ibintu by'ibizazane, ubukene murabizina, iyo na Kiyovu zari ziri habi. Urumva rero kuza bagahita birukana umutoza n'iki byari kugora. Kandi rega hari habanje uyu mutoza Gibukasa, si Gibukasa? Uyu yari umutoza wungirije hari kuri Gibukasa niba mbyibuka neza. Urumva rero tujye tuvuge kuko Kigali ni ikipe nyuma yo kugira igice cya mbere cyiza yakaba yarafatiye, kuko kuba ufite Haruna Niyonzima umukinnyi mwiza, ufite Emmanuel Arnold Okwi, ufite abataramu barimo ba Chabarara namuvuze, yego Hussein Shaban Chabarara, ibaziye attack, ufite abasore banga Banshimimana Joseph umukinnyi mwiza, ufite abasore barimo ba Akayezu Jean Bosco umukinnyi mwiza, ufite abanyezamu babiri Cyuzuzo Emegael na Adolphe. Ni ikipe ntabwo ari mbi, hari abantu bumva ngo Kigali ntabwo ikomeye, ifite abakinnyi beza wenda batari ku rwego rw'aba APR, ariko ntabwo ari ikipe yakabaye kinaguri. Ni nk'izi za polisi nyine, ukibaza nka polisi itozwa na Mashami Vincent sezo yose gute, kari ibyo bintu nyine bibera mu mupira w'u Rwanda twebwe nitumenye ibyari. Donc niho handi bavuga ngo uhagarariwe n'intare aravo, ubwo ngo bivuze ngo muri polisi hari umuntu ushyigikiye Mashami Vincent
hari umuntu ushyigikiye Mashami Vincent, bityo Mashami Vincent akaba yakomeza gahatana, umwanya akawuhatanira. Ngaho nguko nyine ubwo umukinnyi witwa Nshimirimana Joseph asimbuwe nawe ahita yikomereza agenda yigira muri vestiaire. Ubwo hari yasanze yo Haruna Niyonzima ngo yewe ngo nanjye baransoye. Our Rwanda Premier League. Niho utinyira rero, aho niho utinyira, aho niho utinyira. So ngira ngo nibyo ngibyo nabangarutseho kuri uyu mukino. Hanyuma twihuta cyane twinjire mu mahoro, mbabarira cyane twinjire mu mahoro. Abareyo bigabije radio zose, abareyo bafashe radio zose bazigabije, nta radio n'imwe itariho Umuriro. Ni campaign yo gufata Mukura Victory Sport. VVIP yamaze gushira bro, iyo ni Murera, ujye utinya bro. Ikipe nikora ikintu tujye tuyigishimira. Ni iyihe kipe yakakirira muri stade Amahoro hakababura amasaha 28 VVIP kaba yashize? Nakubu tuvugana ibyo nibyo bamaze gutangaza mu masaha mu gitondo. Ubu tuvugana na Skybox kaba yamaze gushira, yamaze kuba sold out. VIP nayo yamaze kuba sold out. Business yamaze kuba sold out. Nuko ngo amatike ahari uko nukuri Zandani ntago barabitangaza, ariko ni Zandani. Niyo mpamvu twitwa abanyamakuru, ntago ari ngombwa ngo dutangaze iby'ikipe yamaze gutangaza. Oya, turacukumbura amakuru nizeye nuko ayo matike yose ngubwiye yo hejuru VVIP kuzamuka kugera kuri za executive seat hamwe ha million. Nkunda kuvuga ngo yose kwa hari ahicara abantu bagenda bakavuga ngo yose kwa iyo agiye kwicara maravuga ngo yose kwa umupapa agafata umuryango w'abantu 5 nawe wa gatandatu akagenda akabicaza muri Skybox. yose kwa yose kwa ariko man mu Rwanda hari abantu bafite amafaranga bro, tujye tubyemera. Nje nta mafaranga mfite, ariko mu Rwanda harimo abantu bafite amafaranga, tujye tubyemera pe. Niba umuntu yifata akajya kugura kagati, njewe na famille yanjye turagiye umunsi umwe gusa, turagiye tugiye kureba Murera yacu, twishyuye 1 million. Agenda ari kuvuga ngo 1 million c'est quoi? Miliyoni ni iki? 1 million c'est quoi? 1 million c'est quoi? Nibizabatangaze Murera kwema amafaranga arenga miliyoni 100 bakire equipe ya Mukura Victory Sport. Iri faut faire attention. Ndaje ngo ngubwire ngo APR yakwema miliyoni 129 yakiriye Murera, yakiriye Rayyon Sport, ntiyashoboye kuyuzuza. APR ntabwo yujuje stade. Icyo kintu ntabwo nzi niba mukiza. APR ntabwo yigeze yuzuza stade Amahoro. Ubu rero dushobora kujya kubona tukabona stade ku kigero cya 40. Sindishobora neza ko stade izuzura 100%, ariko dushobora kuza kubona stade iyuzuye ku kigero cya 95%. Abariyo bakajya kwinjira bari kwibaza ngo 1 million c'est quoi? Miliyoni ivuze iki? 1 million c'est quoi? Ari naho hantu mbabwira ngo hari ibintu nabigarutse ejo muri ndi kuvuga kuri equipe y'igihugu. Ndavuga ni ntabwo mu Rwanda dufite ikibazo cyo kudakunda umupira. Oya, ntabwo ariko biri ibyo bintu, ntabwo ariko mbyemera. Mu Rwanda dukunda umupira, ahubwo niki kibudukundisha? Icyo kintu gidukundisha umupira nicyo kibazo. Equipe y'igihugu y'u Rwanda se nifite abafana baruta ba Rayyon Sport? Yego, kuko u Rwanda ikipe y'igihugu ibifite abaperi, ifite abakiyovu, ifite abamukura, ifite, ariko iyishyuza match, iyishyuje igihombo ikabitajyana 70% by'abantu bagomba kuza kureba umukino. Donc kujya nabo 70 bakaba binjiyemo harimo nabo bo. None muri iyi mikino birishize bwo abinjiraga abenshi ku kigero cya 80% babagara abo bo. Donc binjiriye ubuntu. Uretse no kwinjirira ubuntu, bashyiriweho na bus, donc na transport. Ngo kugira ngo umuntu aze kukureba wamuhaye itike y'ubuntu, nyuma yo kumuha itike y'ubuntu yo kwinjira muri stade unamubwira ko ugomba kumuha na transport, kandi transport itari iyo ngiyo gusa atari kwa ngo tuguhaye amafaranga yo ku
ahubwo ukajya no kumureba mu rugo iwe. Icyo kintu muri kucyumva, ukajya kumureba mu rugo iwe. Hari nabyo bintu nababwiye, ibi bintu ni amakosa bishobora kuzafekta indi mikino yose ekipe y'igihugu y'u Rwanda izakina, niyo yaba ari imikino ikomeye. Ndakurahiye nta muntu uzongera kugura itike ekipe y'igihugu, ahubwo minisiteri nibitekereze ivuga iti rero n'ubundi ni ikipe y'igihugu, buri munyarwanda wese agomba kureba ekipe y'igihugu. Kwinjira n'ubu kamamba yambaye none ko bashyize amatike muri systeme bagiye gukina na Lesotho kubera bari babikoze kuri Nigeria, ntihabuze n'umuntu ugura itike y'igihugu. Aho rero ni utinye babuze umuntu ugura n'itike y'igihugu, bahita bavuga bati n'ubu n'abari baraguze itike kuri Nigeria ni muzizane, niyo yaba yarabaye scanned ko ngo waramaze kuyinjiriraho yigarura uyinjirireho. Urumva ko ka Murera rero yo igomba kuzuza stade Amahoro impaka zigacika, bayita Rayyon Sport gikundiro cy'abareyo. Rayyon Sport gikundiro cy'abareyo, isaro ry'Inyanza. Ahangaha natinyemo ejo ku isaha saa 9 ndaza kuba ndi kuri stade Amahoro. Ejo saa 9 zuzuye ndaza kuba ndi kuri stade Amahoro. Hanyuma rero nibyo ngibyo rwose naba nkubwiye kuri Rayyon Sport. Rayyon Sport yakaniye cyane, Rayyon Sport iriteguye, imeze neza. Narindi kukubwira ukuntu abantu bigabije radio zose. Radio DC yakiriye runaka, Radio 10 Radio DC ni Radio 10 sugo babimvanze gute. Radio 1 ubwo niyo nayingiye kuvuga. Radio 1 yakiriye runaka, B&B yakiriye runaka, B&B ndi yindi umwezi yakiriye runaka, Radio Rwanda yakiriye runaka, SKFM yakiriye runaka, Fine FM yo namure wapfa kujya ngo kubera Regis, ariko nayo yakiriye runaka. Donc radio zose bashaka kuzigabiza mu rwego rwo gukora campaign. This is what we want. Iki nicyo gikurura umunyarwanda kuri stade. Abanyarwanda dukunda kwingingwa, ariko si no kwingingwa gusa, ahubwo dukeneye kumvishwa uburyo ibyo bintu ngomba kubyitabira. Uko niko ibintu bikora, nibyo Rayyon Sport iri gukora. Ndajya ngo nkubwire ngo Rayyon Sport ibikoze mu minsi 2, ni campaign y'iminsi 2. Urumva, ariko stade igiye kuza, ni campaign y'iminsi 2 cyangwa 3. Barabigabanye, nta muntu babwiye ngo bidukorere. Naho wewe uri ikipe y'igihugu ugiye guhamagara babamenya ba Dr Nsabi, kandi ufite abanyamakuru b'abastar bakabaye bagira bate, bakabaye babigukorera. Wahaye amafaranga mu banyamakuru bakabikora nkuko amakipe abigenza. Reka amakipe niko abigenza. Nonese za peri nizishyura abanyamakuru bagashyushya umukino, Rayyon Sport niyishyura abanyamakuru bagashyushya umukino se? Bakabikora kinyamwuga, nibavuge ko batumwe na Rayyon, ariko bakabikora. Ni hari abanyamakuru muzi muba muvuga bati uyu ni umunyamakuru wa peri, uyu ni umunyamakuru wa Rayyon Sport, kandi batazikorera, ariko bikaba bizwi. Ukabuzi ko Jado Max abari MC kuri match ya peri, bakoro de hit. Ukabuzi nk'ubanga Boroben ba Faustinho ba Wasiri n'abanyamakuru baba bari aba MC kuri match za Rayyon Sport, kandi si abakozi ba Rayyon Sport, ariko n'abakozi bayo indirectly, sibyo? Iki kintu rero bareyo rwose, bravo 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 pe, ngewe rwose. Kandi ngewe ndanatangaje, nitwa Bayisenga Jean Bosco, ndatangaje hano kuri Sawa TV, ndatangaje iki kintu mu cyandika. Match yejo equipe yitwa Rayyon Sport irayitsinda, bafana ba APR igikombe muhite mwihana. Donc musigare mu Rwanda mu gikombe cy'amahoro, ariko igikombe cya champion muhite mwihanagura, biraba birangiye. Ubu se sinakwinjira muri APR iminota 5 nsigaje, reka ninjire muri APR muri iminota 5 ya nyuma. Muri equipe yitwa APR nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Rayyon Sport nzayigaruka ku munsi w'ejo, mumbabarire mfitemo Zandani 11. Rayyon Sport yakani mutaramu witwa Muhireke, n'umutaramu witwa Kadime Ndiaye, umutaramu witwa Adama Bagayoko. Sinubwiye abo bataramu batatu,
uzabitegereze ku munsi w'ejo nzabigusubiza ku cyumweru mu gitondo. Uzabitegereze ku munsi w'ejo mu gitondo nzabigusubiza, mu gitondo nzabigusubiza, uzabitegereze gusa. Urumva, uzabitegereze weho gusa, ibindi byose uzambwira. Ikintu nakubwira, urumva, ikintu nakubwira nuko ninjiye muri APR, ninjiranye mu Umuriro. Amakuru namenye muri APR habayemo ikintu cyitwa kwivumbagatanya. Bivuze neza? Kwivumbagatanya, kwigaragambya. Revolution babyita ngo iki mu Kinyarwanda ra? Imyigaragambyo. Revolution ntabwo ari imyigaragambyo. Revolution impindura amatwaro. Imyivumbagatanyo impindura amatwaro. Revolution muri equipe ya APR habayemo revolution, donc ibintu byicuritse. Impindura amatwaro muri equipe yitwa APR. APR ubuyobozi bwayo bwaricaye bubona ibintu buri gukora. Ibi bintu nabigarutseho, urumva, ibi bintu nabigarutseho iri fofera attention. Nabigarutseho mbere mu cyumweru gishize, nibyo bintu navuze cyane mu cyumweru gishize. Ndi kuvuga ni APR umutoza Darikonovic, yego ntago ari mwiza, nanjye sindi mu bantu bamusapotinze, ariko nubwo ari uko bimeze, ntari mu bantu bamusapotinze. N'ubuyobozi bufite ikibazo muri APR, ntabwo ari umutoza gusa, n'ubuyobozi bufite ikibazo. Nacyo kintu nshaka kugarukaho. Umutoza tubyiyorere, twamaze kubona ko ari umuswa. Ni umuswa waya. Abakinnyi tubihorere, sinzi niba ari abaswa cyangwa atari abaswa, ko rimwe na rimwe ubona bakinye neza ubundi bagakina nabi. Ubundi reka tuvuge ko ikibazo nyine ari umutoza ku bakinnyi. Wenda ikibazo cy'umukinnyi n'umutoza tubijyanirane, tuvuge ko batojwe nabi, tubyihorere. Ariko bafana ba APR, yego reka mwamagana uwitwa Darikonovic, urumva, yego nibyo, ariko wakamagana uwitwa Darikonovic ho, urumva, wakamagana uwo muntu witwa Darikonovic, wenda nyine kariwe kibazo, wenda kariwe ki, wenda impamvu izi nizi. Reka tubemere kariko biri, ariko ubuyobozi bwo Shyahsya mugendere ku makuru mwagiye mwumva, ngaho baheto, ngaho ubuyobozi burahindutse. Ubuyobozi bwo Shyahsya tujye dukomura isyo, dukome n'ingasire. Ubuyobozi bwo Shyahsya, kuko ubuyobozi nibwo bwabujije umutoza witwa Darikonovic gukinisha abitwa ba Seydou Daouda Yusuf, ari no mpamvu agomba kwigendera. Nibwo bwabujije gukinisha umutoza bwamubujije gukinisha Rayyon, Pavel Nzira, n'uwitwa Lamine Ba. Vuba muraza kumubona hanze. Victor Mbauma, Mamadusi, abo bose niyo mpamvu muri kubona Hakimu Kiwanuka na Denis Omedi baza bakabivanga ariko bagakina. Iyi mikino yose bakayikina. Mwari mwamubona yabanje hanze Denis Omedi, mwari mwamubona yabanje hanze Kiwanuka, mwari mwamubona yabanje hanze Watara arusha Gilbert. Yego nanjye simukunda kuko ibyo akina nabyo mbambona ntazi, ariko so Kiwanuka we wamusimbuye wakina ibiki. Denis Omedi ko nibitego yabitsinze ari gukina nka rutayizamu, katabitsinze usibye igitego yatsinze icyo gihe ari gukina na rutayizamu. Igihe yatsinze ibitego bibiri yabitsinze ari gukina nka rutayizamu, Watara yari atarajya mu kibuga. None ngicyo mbaza, niba hari uburyo umukinnyi ashobora gukina, ariko kubera ko umuyobozi yakubwiye gukina gutya, wowe ishyiramo abanaba Pavel Nzira ntidushaka kumubona, Seydou ntidushaka kumubona, barambuta abo bose nyine ntidushaka kubabona mu kibuga kuko baguzwe na komite yavuyeho. Haryo ubwo nubwo umutoza afite ikibazo, ubuyobozi bwo si ikibazo. Oya, tujye dukomura usyo, dukome n'ingasire. Ndabizi ko tutari buze kubyumvikanaho mwebwe, urumva, ariko nubwo tutari buze kubyumvikanaho, kuko hari abakinnyi benshi APR ifite wabonaga bafite tara, uyu munsi none batakijya mu kibuga. Uwitwa Muzungu yari umukinnyi mwiza, urumva,
Muzungu yari umukinnyi mwiza rwose gutanga ubona ko nyine atanga icyizere pe yaba umusimbura mwiza, ariko uyu munsi wa none no kuri bench ntago abari. Ubu ni umukinnyi wari mwiza mu ntangiriro z'umwaka muri Sekafa, murabizi mu mikino nyafurika muramuzi Muzungu yarakinnye, ariko uyu munsi wa none ntago ari no kuri bench. Paveri Nzira ni umukinnyi n'umunyezamu wa mbere, njye simukunda kuko simpamya karusha Pierre, ariko nyine ngende impamvu igihe yavuye mu izamu, ntabwo yavuye mu izamu kuko umutoza yamaze kubona ko Pierre ari we mwiza, oya yavuye mu izamu kubera izo mpamvu zose. Kubwo amahirwe wenda Pierre yitwara neza amata abyara amavuta, ariko iyo ataza kwitwara neza turabona ibereye. Nzarya duke n'ijyamereka, reka mbabwire ibi ngibi njye ndabibabwiye ngo mubitekerezo, ariko amakuru namenye noneho ngo ubuyobozi bwa Peri kwihangana byanze. Umutoza witwa Darikonovic arakora ikosa agatakaza game yejo. Osori ni ku cyumweru Aperi yo nizakina ku cyumweru kuri Pere Stadium bakira equipe ya Vision, arakora ikosa akayitsinda danakonvenka, none baramushyira baramwicaza mu nama bambwiye baturabizi amafaranga turayagura. Umutoza witwa Darikonovic ategetswe gutsinda akonvenka ikipe yitwa Vision ku cyumweru. Mbibutsa ko Rayon Sport ejo nitsindira turekamo amanota 7. Aperi iramutse ikoze ikosa ku cyumweru, uzi ibintu byabaza hahita hashya koko. Ubwo si igikombe mwamukigitegereje, usibye ko nge n'ubundi ejo Rayon Sport nitsinda ntitaye uburyo Aperi izakina ku cyumweru, igikombe ngenda kihereza nabitangaje. Rayon Sport iratsinda Mukura, igikombe kiragenda. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, ndagushimiye ko twabanye uyu munsi, ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe. Ushaka kujya muri groupe yacu ya WhatsApp nyandikira kuri 0780938872 0780938872 nyandikira ngushyire muri groupe. Mushimire cyane rero by'umwihariko wowe wakanze subscribe. Bifurize weekend nziza, abadivantiste mu munsi wa karindwi tubifurize kugira isabato nziza, abayisilamu ndizera Juma yagenze neza, ndetse uyu ni nayo Juma ya nyuma y'igisibo bari barimo. Iyindi Juma nyine bazayijyamo bamaze gufungura, kuko ndumva nyine tuzaba twamaze kugera mu kwezi kwa 4, kuko ku wa mbere ndumva ari itariki ya mbere z'ukwezi kwa 4 umwaka tukaba tugejeje hehe n'abantu. Narababwiye ariko iminsi iri kwihuta, so ubwo rero nibyo ngibyo nge naba mbabwiye. Mbaragize Imana mu byo mukora byose, mujye mwibuka gusenga, ujye wibuka ko nyine ibyo wakora byose uko waba ubayeho kose Imana niyo mugenga wa byose, Imana niyo ikora byose. Yego dufite imbaraga, yego dufite ibidushyigikiye bindi, natwe ubwacu nyine ubwacu turishyigikira kuko dufite imbaraga nyine, ariko nyuma y'ibyo byose hari imbaraga zisumba izindi arizo z'Imana. Hari umuhanzi witwa Niyo Bosco, yego ari kumwe na Aline Gahongayire, bararirimbye ngo nyuma y'izo mbaraga hari izindi mbaraga. Hari izindi mbaraga, indirimbo bayise hari izindi mbaraga. Bisobanuye iki? Ibyo wakora byose, yego ugomba gukoresha imbaraga zawe, ugomba gukoresha umuhate, nyine ugakora pe, ugakorana umuhate, ukagira vision, ariko nyuma y'ibyo byose hari izindi mbaraga. Nyuma y'ibyo tubona hari ibindi nyine biba biri behind twebwe ubwacu tutabasha kubonesha amaso yacu, tutabasha kwibwira, ariko nyine ukamenya ko hari Imana isumba byose. Even niyo waba utayemera, umenye ko hari izindi mbaraga, kuko niba ujya kubona ukabona imvura iraguye utazi uburyo bigenze, menya ko hari izindi mbaraga. Niba ujya kubona ukabona izuba riravuye utazi uburyo bigenze, menya ko hari izindi mbaraga. Niba ujya kubona ukabona abantu bose bari gupfa ariko wewe uri muzima, nujya unarwara uheruka kurwara muri za 2, menya ko hari izindi mbaraga. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, ndizera turaza guhura mu kanya gato cyane mu gitondo ku isaha 9 mu makuru araza kubagezweho hano kuri Sawa TV.